gikorera cyo kwa data oya sha mwana nubona akazi aho ngaho muri za Kigali wazandabuye mwana reka reka intoki zanjye zajeho imyaka uyeshya umfasha nagakora akazi ko guheha umusaza shabyihorere n'umusazi namuhehera maze niyo byaba ngombwa nayarya umva nawe wigira kanazi nese ikibazo kiri hehe cya mbere si uko nahunga iyi miruho mibi yo mu cyaro nkiyizira muri Kigali wenda nkabona ko nanjye nazana akabuno nkazana ukuguru wasanga erega ariyo mpamvu naburiye umugabo hano rusatira wenda i Kigali nshobora kumubona ubwo shabuja araje ugiye kumufungurira ndakumva mwaranakize sawa reka nkomeze nyine ugorwe n'ibyangoye ariko ibi ngibi bigomba gusubirwamo njye ntabwo nzajya ntungarura rugabo ngo ni rwa data hejuru ubu si imyenda najyanaga gusenga nibabona ko nyizanye mu murima kubera kubura icyo nambara ni ukubatunukira ntibagire n'icyo bamarira ibi ni ibintu umuntu ungana uku aho ngaho urimo urakora iki aho ngaho uri gukora iki komeza wihagarika umupu ntuvuze ko waje kwihagarika ikomeza unyare nanyaye nyine byarangiye ongera unyare wowe iki ongera unyare nimukaze kubyina abantu ku migongo nose ko wari ugenda ukomeza uhinge nyine nose hano si ukwisayida kandi ndimo ndakubwira ngo kuramo ongera unyare nasoje uzarangira kandi uri bwongera ukazuzana ukanyara nkabibona ntanareba nabwirwa n'iki ko wari uri kunyara ndakubaza nabwi nimwebwe mwatumariye ubutoki butumarira utugori nimwe mutuma tutagera ku iterambere nk'abandi akoze kujye kumwe mwamba mu gitondo ubu si unaye ni mukeya sinarinje nje kwirinda ntabwo nzagaruka mu murima w'iwanyu nyine uraba wawuvuyemo se uzawugaruka uraba wawuvuyemo ndimo ndakubaza umurima ujye no kumfima se urushyama iri kote ntabwo ari ibya data nta wundi wambara ibintu by'ibirimo ari muri usibye data kositimu ko mu isoko zihari hose kandi kositimu zirasa kuki usanze ndimo ndihingira ukajya kunca umugongo hari ikibando se ngukubise ku buryo mwana ndekura ntaye kugaba ndetse wakumva ibintu biri kujaragata mu bihuru ugatuza jyana arinze ko ari n'inzoka ndi umuntu rero wamaze kuki uvuye ibisambu byose uvuyemo uje kunyara mu iwabo kwa Nyiragahitira nyakunyara amaraso ahubwo nubwo nkushyiriyemo imiyaga woga tukuza umunwa ubundi wewe wakanyaye amashyira dekura ako se muko basi ngaho gira impuhwe basi okay mbabarira kuko nyaye mu murima wanjye sibyo none usabye imbabazi washakaga nashakaga iki se nari nyine nakubwe ndavuga terekana isayigiye hari umande nirwanaho ngiye kuguhamagariza abantu kubera kunyara se ibigori byose wibya n'udutsina n'imyumbati yose wibya ibintu byose muri rusatira byibwe nubona utabirisha urangaye dore wambaye inkweto nyinshi wageze ukabibwira ubu uri kubona umuruho mfite ubu nakwirirwa ku gifunga cy'insina nose njya kubwiye ngo uvuke ku gitsina kibi wewe wavutse ku cyiza uraje ubibone rero uraje ureba aho ibitsina bitandukanye ntacyo tujye kwa mudugudu basi njyayo se kugira gute none se urarwiciye igihanga ndagifite ngiye kukuvugiriza induru ubundi birisoza ariko menya n'ibyo cyangwa twari dufitanye amasimbi nabibwirwa n'iki nkubwira none se ubu reba ubu ngubu twarenze kweza ubu ibi ni ibigori wavuga ngo ubu ibi ni ibigori reba hano ntabwo ari wowe dutera imyaka tukarumbya ibi ni ibigori ni imvura yanze ni imvura yanze kandi igihe ntabwo ari njye uvuga imvura ngo ize mu gihugu mbese yaguta n'izo mvura zanyu ziba
iyo mibiri yanyu muza munyanyagiza mu mirima y'abantu. Sasa je te comprends pas pour le jour. Ukumva ndabona aho bigeze kwihangana kwanjye kutangiye kurangira kubera yuko nta mpamvu ziba nta bundi uri kumwe busobanuro bw'icyo ziba. Nta mpamvu ari yo kwisobanura hano. Icyambere itegeko rishaka ibintu tujye mu mategeko. Hari ibindi bintu uri kubona nambara kuko niyanze. Okay, ngaho dukomeze. Njuma ndakubwira. Nyine se ushaka kukubwira. Rwadata ntago rwagiye kwiba ubwo ni barugutuye umugongo. Papa we bindeba hiki. Ibyo birakureba rero. Nyine nanjye ndekwanyita. Noneho reka nkubwize ukuri. Reka se wibigire ntamba. Sasa rero nyiragashimye. Wibigire mvuze ndorose. Tugende ku mahoro basi. Mbwira nkuvugirize nduru. Nyine tugende ku mahoro. Ariko ubundi uri umugore uri umugabo cyangwa ufite ibitsina bibiri. Se byose nakubwiraga ngo mu mutwe wawe ntaho ugira. Uri ikinazi. Ubundi se waba uri muzima ubwanjye bwawe bukakuyobora kunyara mu murima wo kwa Nyiragahitira. Okay. Uraje ureba ikintu cyatumye ntubabarira mwiki. None se birarangira ushaka kunyica se? Ko muri kino gihugu nta muntu ukicuye. Zana aho ngaho ngo duhumbije. Ya kunkari. None ngenda nzi kunyweshe. None sura zinywesha gute kandi zumye n'uzagiye mu butaka kandi ubutaka subwo kwaso cyangwa nyoko. Oya nubwo kwa nyoko naso ariko ntago ari ubwo waremye n'ubw'Imana. None se we narakure. Ikindi cyakabiri ira ni ifumbire nawe wakanyishyuye. Siguha ifumbire ho. None ushaka ngo tujye mu mitsi. Oya ntabwo kurwana ntabwo bikenewe kuko n'inka nizikirwana tubyoroshye tujye mu. We wakaretse. Utankura amenyo. Ndakubwira ngo reka dukora ibyatumize. Wanyaye ubwo ngiye kukuvugiriza induru rubanda rwose rukora. Burya muri no mudugudu harimo n'abasazi we. None ubwo kubera kunkari se? Nese uri kubona ndi umusazi. Nuntu umugongo se ugura ariko reka nkubaze. Uzi kuvuga kuntuza kumbeba. Data nindeba. Oya ntago ari imbeba ndakazita amabere. None se ubwo inchi zingahe ziba zingahe? Koma wa tumbakwe. Uko nubigiye kugenda. Nyine ibyo bihumbi ijana urabifite. Ntabyo mfite. Nta na senkani mfite nta n'igice nta n'urumiya. Nasuka byanda wiya. Asa tubugishwe. Urantaka y'itubu. Ujya kubita. Oya tubugishwe. Urashaka kugica mu muneba kubera kunya. Kandi reka nkubwire niba uri n'umugore sindizi urukumva kandi gukubita umugore ntago byemewe sibyo? Ntago sindi umugore kuko ntari umugore wase. Sindi n'uwawe. Atansiye. Nunyurira ngo uzana akamyomyoso. Nunyurira. Ako uburyo umuntu wansuje mu gitondo yantemwe mwakuwe. Iyo ngiza wagiye kureresa mara muri Francina ndawuca. Muri zo wase. Nuko gusa uri kubirakariramo ariko twebwe twabyoroshye niba ibyo bihumbi ijana ntabyifite. N'ubundi ko wari wikinze hariya muri Francina. Uzi ko twasubirayo nyine sobanura ko nambaye urukote rwa data nyine ukongera ugasubirayo ugakuramo ukanyara nkagukingiriza. Ubwo umaze kuma imigeri nk'iya moto urukumva wankandagiraga nkaho uri kugendera mu ijana. Ubwo ninsubirayo subwo rankandagira bingana iki? Nudakora ibyo ndibuze kugutegeka umurizo nuko. None se konge kumpima wamanura volume nkuko wari umanutse sibyo? Tubivuge noneho dutaha. Cyangwa se ukabona ukandikora ngiye ngataha sibyo kuko dore n'amasara arenze. Wankubitiraga iki buriya? Kunyara gusa. Kubera ari ubwa mbere iruhande rwanjye hari hajemo nyine umuntu ujya kunyara akagira ikintu akura mu ikabutura misa nikanga ariko nsanze ushobora kuba ugifite nyine niko gutuza. None se icyo wanyarishaga ni igiki se cya kindi cyenda kumera nk'umukanana uwakuyemo hariya. Noneho uzi ko nijoro njyaho n'ikintu cyatumye numva data muzinutwe yarukuyemo ariko ntabwo yari azi ko ndi munsi y'urugo nyine ndeguka mpita ntekereza ko abantu bose bafite urwanwa baba bafite ikintu cyenda kumera nk'umukanana. Umukanana ariko iwanyu mu Rwanda kumbona ntabwo ushobora kuvuga utari kugendera muri ruranje ukavuga gake cyangwa se ukavuga uhagaze hamwe wima urumva kwa kuntu umuntu akubwira ati nese kujya kunyurira
umuntu aguhaye butamwe none rero bugiye kwiyongeraho nagenga ntari okay ni miskira nakumvisha urukumva ibyo ushaka nabyumvisha sasa rero reka nkubwire nyuma y'imigeri imaze kurya ntongere kunsekera kuko ntari kuri nshaka kubera ko wibaze ubu se uri umugore cyangwa uri umukobwa kandi ari byo ndi kukubwira ngo tujyemo hari ubirebereyo ipaka tujye mu bigunda ntabwo twajya mu iwanyu usandaga iwanyu wewe warashatse byiba nitugera arahita ngumishayo n'ubundi nanjye n'ubundi nashakaga gutaha noneho twataha nyine tujyane iwanyu bagira ubugoyi bwinshi cyangwa urabirukana urahari ariko ubwo nditabaza n'abaturanyi kuko ntabwo bamara kunca umugongo ngiye ngo fata isuka tugende ugafatana amaguru ihene uyifata igihebe bawugina ubanza ubisoreze hariya ndajya guhebebera mu rugo satepuri urumva hano hantu ni mu murima wacu nubwo nta gihera nubwo nta kigira gute tujyemo tubirangirize hariya ubundi tujye n'iwanyu wongere unyikuze twebwe dutangirire hano iwanyu niho uri buze kunyikuriza mwese uri umugabo cyane ngiye mugabo ubwo si umugabo wahewe iyo wirebye ubona uri umugabo watinyuka kunyara mu bihuru nini okay niba ntari umugabo rero ukabona kumbonamo umugore noneho ndekura nita Anika ibyo bintu kufatira ira majagu tugenda nuko gusa nari mponye twubundi nyina niyo umuntu akureba babona nta bugabo bukuri mabwo sinzi icyo wari uri kunyarisha hari ubwo nitwaje agapipiri niyo mpamvu uri kuvuga gutyo niba rero ubona nta bugabo bundimo wandekura urugumva nkajya gupfira iyo mugiye gupfira niba ubugabo bukurimo nyine tugenda ubunyereka gusa nyine fatira amajagu yawe tugende mu rugo njye ntabwo nsambanira mu kigunda oya nyine tubanze unyereka ndebe ko n'ubundi ntari bwongera ubwayo mu kigunda yewe kuramo cyose ucyanike ku mugaragaro none se ndi kugereka ka rubanda hano urabona ase vite zawo iwanyu ko ndeba mwebwe muba mufite ibiyiko iwanyu mugira ibiryo bishyitse ubu ndeba naburaye niyo mama avuye guca inshuro rwa data rufite uruda wagira ngo ni umuvura arabyegera akabyirira narumye niyo mpamvu wambara imyenda nk'iyasa ubusu ubu ko wumye buretse gato reka kuza uri kuteteza nk'inkoko kazi ukumva manurira manukuba ko ufate kwibere buretse genda gakeya atande ukumva fata agapiri gakeya ukumva fata nyine dufata pe ni paka twari twumvikanye ariko none ugaburira umwijusi bararwana niba utanabishaka noneho mbivuyemo ndakura fatira amajagu cyangwa uvuge ko utayifata tu yifate se ugafata n'amaguru no musuti mwanuza fatira amajagu ngwino ujye kuyimereza nyiguhereze kubera ko uri namnagani wowe uri nkande menya wibagiwe nibagiwe iki ndayikoma ndayikoma wibuka yuko nawe hari ikintu nkeneye haracyatose tugende ubwinyereka kwaki tugende yumye kandi niyo yabatumye nta kintu ubungubu kimbasa tuvugire mu rugo kandi ubwo ngubwo birasaba yuko umpa nk'inka eshanu bino bintu utabikoreye aha ngaha zirankari nazikunywesha ariko niko muko sasa rero uremera kubikorera hano umva buretse gato ni wowe wanyizaniye nyine buretse gato urukumva ntago byemeye gusambanira ku karubanda na leta iraguhana tujye ako kanwa ruvuze tujye mu rugo tujye mu bigunda fatira nyinya nk'iyo ufite mu kanwa kawe nasa ntidusanga yenya cyangwa tugasanga rwasa narwo rwazanye ninde yakubwiye ko mba kwa mama mba mu kazu k'agapfundanwa urukumva ku buryo utanarambiriza bisaba kwihinda hasi sinshobora kuhagarama niba utinya kuryamisha ubwo bugufwa hasi nkakubera ibisharagati none umaze kungira skeleton njyewe ibyo se nibyo byabishaka amaboko gacika mazuru wagarutse feneta bose ke tempoli ndakubwiye ngo mvano ubwo busiti inyuma no niba ari mu mitsi tujyemo reka nikurire ikote rya buriya wari uzi ko ndi umusirikare reka nikurire ikote rya data umusirikare
umusirikare se babwira ngo bazanira ibyo ubuntu akitatse waba waramubonye Bamutase ntabyo yaruzi uzajya gutata so na nyoko ariko ntuzaze utata Nyiragahitira wishutse niba ari byo witwaje ubwonko bwawe bukakubeshya ukajya kunyara mu ntabwo nguheka kuko sinakubyaye kandi ntabwo ukiri uruhinja hanyuma kugiye kunyicundaho utarambyaye none se ni ku gato niba utabishaka ugume harama muri ntabwo ari ku gato reka genda uzane isuka nyine dore ukuntu ukagenda gusa ko wagera ngo ariko usanzwe ucuragura utasi woyere ko atarya data nawe waba uryambara ugahita uhinduka cyasa bizeze nanjye uragira ngo mbe Joriji banete icyo nzi kujya kunsiga we ntabwo uri kumbona ubundi uriya murima wo kwa data natwo bazawuhinga nibatawuhinga uzihinge ubu ugiye gushaka umugabo mpaka nuko ndeba nako kagaragara nk'agahuza ariko arakamfa kugenda